kubasuhuza mwe mukurikiza TV buri munsi nk'uko mubibona turi ku rugo rw'umusore. Uyu musore bikekwa ko abayeho ubuzima bubi bitewe n'uko umukobwa bakundanaga yamwanze akamumaraho ibye byose. Natwe nk'itangazamakuru twaje ngo turumve se koko uyu musore nyuma y'uko umukobwa bakundanaga mwambuye ibintu byose yari atunze akabimurya akabimara, ese abayeho ate? Reka tugereho twumve ngo se ni ibiki ubuzima abayeho Hero nongeye kubasuhuza mwe mukurikiza TV buri munsi. Ni wa muhungu wanyu nk'ibisanzwe. Uyu munsi mu kiganiro ndi kumwe n'umusore wanjye bamwita nde? Pole. Byifashe bite? Ibintu namara ndashima Imana, ndashima Rurema. Twebwe natwe turashima Imana kabisa. Uyu munsi ese abanyeshuri bo muri kaminuza, abakobwa se cyangwa abahungu, ni abaye kaminuza yorohereza mu bintu byo kwiga? njye ndi umuhungu, ibyo bakobwa ntabwo mbizi. Ku bahungu ni ibintu nyine biba biraho, biba bigoranye, ariko tugakomeza tugahasoringa buhoro buhoro, ariko ni ibintu biba bikunda nyine byakunda. Ariko ku bakobwa bo wagenda ukayibaza abakobwa. None se nko ku kintu cyo kwiga mu ishuri se abarimu sinzi nimba babita abarimu nk'uko segonderi twabitaga abarimu cyangwa abaporofe, sinzi ko muri kaminuza mubita. Bobo no mu ishuri se ubona abakobwa n'abahungu se barabasumbanya cyangwa umwarimu wanyu abatwara kimwe? Muri kaminuza nyine ubundi umuntu wigisha wose ni umwarimu. Ariko muri kaminuza gender irimo cyangwa se ntaho n'umusumba undi, twese nyine tuba turi ku kigero kimwe kandi twese turatsinda kandi bigakunda. Ni ibintu biba biri ariko nta birenze. Mwese nk'umuntu wize segonderi ukiga kaminuza, ni irihe tandukaniro ubonamo hagati y'izo combination ebyiri hagati ya kaminuza na segonderi? Imwe ni kaminuza indi ni segonderi. Niba nyine ahandi bambaye iniforume, ariko ahandi nyine ngo ufite nka liberite, ariko nyine itakubuza n'ubundi gukurikiza amategeko ya kaminuza wigaho. Ariko nyine ahantu biba byoroshye cyane ubundi ni muri kaminuza nyine uba umaze gukura guca akenge, nyine biba biraho. Ese nka kuri umuntu yiga segonderi bakaba bamusibiza, na kaminuza niko bimeze? Muri kaminuza ntabwo bagusibiza. Muri kaminuza nyine iyo isomo ritsinzwe uraryishyura ukongera ukarisubiramo, ariko twakwita ko baba bagusibije ariko ntabwo baba bagusibije, ni ukwishyura nyine ukongera ukarisubiramo ariko ugakomezanya n'abandi mu yandi masomo watsinze. Mwese ubwo wenda nk'igihe mwe mwiga nk'amasomo 10 yose uyatsinzwe wayishyura ukayasubiramo, cyangwa wishyura isomo rimwe n'andi ukayasubiramo? Oya, ufite ubushobozi wayishyura ukayasubiramo, ariko nyine umeze nk'usibiye n'ubundi. Ubwo se ugereranyije nk'isomo rimwe mubyishyura angahe? Ntabwo mbyibuka kuko nta somo na rimwe natsinze. Ntabyo se. Mwese nta nubwo ujya ubyumva bari kubivuga abandi banyeshuri mu kigo wiga? Ndakeka biri muri za 70 gutyo isomo rimwe. Ubwo iyo utsinzwe isomo rimwe wishyura ayo mafaranga? Ariko njye ntabwo natsinzwe. Nuko ndumva nyine babivuga. Nk'isomo rimwe bafatira kuri angahe kugira ngo upasinge? Kimwe cya kabiri kijya 50. Ubwo se kaminuza zose ziri mu Rwanda se bose bafatira ku amanota amwe se, cyangwa biterwa na kaminuza iyo ari? Njye niga muri kaminuza imwe mu Rwanda, ayandi makaminuza sinzi ibyayo. None se nta nshuti ugira wenda ziga nko muri UR cyangwa IPRC? Iyo duhuye tuganira ku bintu bisanzwe, ntaho tuganira ngo bafatira kuri angahe, ariko n'ibintu biba bikomeye nyine. Gusa nyine niyo babimbwa ntabwo nanjye mbyibuka. Nta nubwo ujya ugira amatsiko yo kubabaza uko muri kaminuza zabo byifashe? Kuko nta ntego mfite yo kujya kwigayo, ntabwo nayibabaza. None se ejo bundi ntuzaba ufite umwana ukaba wamwoherezayo kwigayo? Ibintu bizaba byarahindutse n'ubundi. Bihinduka gute? Kuko nyine imyaka igenda iza, amakaminuza ahindura nyine intego zayo, cyangwa se n'amafaranga y'ishuri ariyongera, ni ibintu bisanzwe. Wenda ariko imikorere yo ntabwo yapfa guhinduka.
Imana yo nyine iyo izi ibintu byazaza ngiye kuvuga nk'ibintu byazaza nawe ugiye kubeshya wanagenekereza ariko nawe ntabwo ngiye kubeshya kabisa kuko iby'ubu ngubu nyine ibyo ndi gucamo inkuru cyangwa se future yanjye ni iyi ngiyi, iby'ejo nyine ni iby'abejo. none se muri kaminuza wiga iki? yewe ni igitangazamakuru. Itangazamakuru. Kuki se ariyo combination wahisemo muri combination ziba university? Ukayibyo nshoboye. Nibyo ushoboye. Kuki se utize ubuganga cyangwa ngo wige civil engineering? Ntabwo nari mbishoboye. Gusa ubona ari iki uje guhindura hanze aha itangazamakuru risanzwe rikora ako kazi ritahinduye? Ngiye kwishakira amafaranga njyewe nta kindi. Nta mafaranga uje gushaka? Amafaranga ngiye gushaka nta kindi. Uzashaka? Nzajya gusaba akazi. Gusaba akazi? Nose nta n'udushya basi tubikiye nk'abantu dusanzwe mu itangazamakuru ku buryo tuzabona content zawe tukavuga ati uyu mwana ari mu kazi. Ngenda cyari umunyeshuri ngiye kuvuga ku dushya twanjye ngiye kuzana hanze. Hari abantu barangije bicaye iyo nshobora kuvuga udushya twanjye bagahita badukoresha ugasanga mvuga akazi. Nose udushya twawe se urega kuvuga ikintu ntabwo ariko buri wese yagishobora. Aya bose wagishobora, ntabwo ari ibintu bikomeye cyane. Ni nk'uko naguha content nanjye ntuyishobora. Ni ibintu bigoye, si ibintu bigoye ibintu uzakora. Rero umuntu wese yabishobora nuko nyine aba atabishyikira neza pe. Ko numva ibintu byo muri kaminuza biba bigoranye. Uzajya uzabibona, ntabwo biba bigoranye ahubwo nuko uba uri kubikomeza ariko ugiye wasanga byoroshye. Ubuzima noneho bwo muri kaminuza ntibugoranye. Iyo ubukomeje buragukomerera, ibyo ubworoheje burakorohera. Bisaba iki kugira ngo umuntu ajye kaminuza? Bisaba gutsinda segonderi cyangwa se hari n'amakaminuza prive. Ugashora umufungo. Utanga amafaranga nyine y'ibyo ushaka. Urasa nta kuntu umuntu yajya yishyura isomo ntabyiga. Ushaka gutakaza amafaranga y'ubusa wayishyura. Bakajya bamuha pasi gusa. Birashoboka? Bakamuha pasi nziza se. Kandi utakoze examen nyine pasi wayikora. Wenda ukajya ukora examen gusa. Examen gusa. Ibindi bakakwandikira amanota ukayishyura. Byasaba nyine kuba uri umuhanga ariko nyine nabyo biragoye kuko examen zo zifite amanota makeya. Niba rero gutsinda nyine byava kure. None se nyuma y'ishuri ukora iki ubusanzwe? Nyuma y'ishuri uvuye ku ishuri muri weekend ukora iki ubusanzwe? Njye mpora niga. None se nta n'ibira kujya ukora? Kandi mba ndi kwiga. Nose wiga amasaha yose? Oya. Iyo nari kwiga mba naruhutse nyine ndaryama. Ariko njye ndiga. Ubuse nk'umuntu akurangiye ikiraka ntabwo waza kugikora? Mba ndi kwiga. None ubwo n'ibiraka ntujya ubikora? N'ibiraka ntujya ubikora? Ibiraka bwo bimeze bite? Wenda nk'uko wambwiye ngo wize itangazamakuru ushaka kuvuga ati ejo nzajya gushaka nk'inkuru mu majyepfo. Icyo kiraka ntacyo ndakora. Nkaba nakubwira ukaza ukanyereka ibyo ushoboye. Icyo kiraka ntacyo ndakora kabisa. Ntacyo urakora? Uwakikurangira se wagikora? Nari kwiga nagikora. Nko muri weekend cyangwa se wazagutumira kuri televiziyo se ukaza? Kuri televiziyo yiyi? Kuri televiziyo yiyi? Kuri televiziyo Iyizire TV. Ntayo nzi kabisa. Kugira nyiza waba amafaranga. Oya noze nzagutumira ubu, tuzagutumira ubu. N'ubu amafaranga ntayo nzayizaho. Okay. Wakoze ku mwanya wawe no ku kiganiro tugiranye turagushimiye. Murakoze kabisa. Murabona ko rero twaganiriye n'umusore wacu watuganirije ku buzima bwabo muri kaminuza n'abantu mwari mufite impungenge zo kuba mwajya kwiga kaminuza mwumvise ko ari ibintu biri aho byoroshye. Ndashimira wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu Iyizire TV. Nawe utarayikora ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona izindi nkuru tuzatubagezaho buri munsi. Hasta la vista.
Young Monty, you wildin'. Drillin', you grabbin'.